ntago nakandira nanjye nyirebe iriya video nahise mvuga ni wapi, nahise mvuga ni kime igendere ubageze San Francisco nabivuze. Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, wowe udukurikirana uri hirya no hino hatandukanye, uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba cyangwa se iburasirazuba, ariko kandi mu mujyi wa Kigali se aba diaspora muri rusange, mwese twizere ko mumeze neza, weekend yanyu ikomeje kugenda neza. Se ngira Rubavu biri kugenda bitera ngira Rubavu byakomeye. Nagende menya muri biriya bistafu, menya abantu bari kujyayo bose bari kubabwira bati mugomba kuba mwambaye gutya. Nabonye abataramu bariyo bose ko nagize ubwoba. Abakobwa bariyo bose, ewa ni hahandi muragenda ni ukumanuka gutya, ntago ari wa muntu uragenda ngo bandaya, ni ukuhita mumanuka direct. Ye baba we abantu bari Rubavu badusuze muri comment. Ubwo rero nizere ko mumeze neza, by'umwihariko ku murongo mushyashya wa YouTube Amakuru TV, ni hamwe mu bantu muzajya mukurikirana byinshi bigiye bitandukanye, ubusesenguzi ku makuru aba ari kugenda avugwa, by'umwihariko mu myidagaduro, mu mutekano, muri politiki, ndetse n'andi makuru ari social aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko hano hafi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitabujije ko no muri za Amerika tutazajyayo, hose tuzagenda tujyayo. Abasesenguzi barahari, mwebwe icyo dukeneye ni ibitekerezo byanyu ku ngingo runaka, murashaka tugaruke kuki, ariko kandi niba uri mushyashya ugakanda subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, tuzatubana. Abasanzwe bamenyereye kuri Sawa TV, n'ubundi uyu ni umuryango mugari wa Sawa TV, Amakuru TV, at the same time hose tuba duhari. So dufite ibintu byinshi rero tugiye kuganira, tugiye ayoze ngo Emirene niwe watanze Vestine, ni Dorcas ni Vestine. Aho ngewe rero bamugani nge sinzi no kubatandukanya, ubundi ni Vestine ariko Vestine ibintu nk'ibyo rira zina ry'umugabo we ni irihe, ariko habereyemo agashya cyamaye nka rero mu bukwe bwa Vestine, habereyemo agashya gakomeye cyane. Umutarama agira ati abwira umugabo ati ugomba gusoma umugore wawe. Umugabo aravuga ati reka ibyo byose nibiri kuvugwa by'uko muri ADPR ngo bavuze bati reka. Ubukwe se nimwabonye ko bwabereye mu gisambu? Ubukwe bwabereye mu gisambu. Kereka niba mutabubonye, gusezerana imbere y'Imana nimwabibonye ko byabereye mu gisambu, si stage bubatse. Kubera icyo ubukwe butabereye mu rusengero aho mwaboneye. Ubu se tuba ariko Vestine yari afite abantu benshi cyane ku buryo batari bubone urusengero rubakira iyo bajya muri BK Arena k'amafaranga batayabuze. None ko gusaba no gusezerana byabereye mu ntare conference ariko ubundi iyo bakomerezaho no gusezerana, kuko gusaba no gukwa nimo byabereye. Ibyo ni biri kuvugwa, ibyo byo nabyo turaje tubigarukeho. Reka nshyireho akantu k'akitso, turaje tubigarukeho. Ariko kandi Muyango, ariko rero reka tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi. Njyewe Kimenyi ndamugarukiye, wenda Kimenyi ariko nawe ngo yamaze kugera muri Amerika, ngo ni muri leta yitwa ni San Francisco. Ngo yamaze kugera hitwa San Francisco. Kimenyi Eve, kandi ngo bamaze kuba bamuha pass y'icyana hatari. Nahoze mbibaza gasuku, ngo bamaze kuba bamuha icyana. Ninde wakimuhayira? Ngo nuwitwa uyu mutaramu bakinanye muri APR wakinaga kuri nimero 2, Rushesha ngo gasha wa undi ngo ni Rushengura bare. Rushesha ngo ntago mwamwibagirwa, mwese muramuzi. Ngo yamukaraza icyana bakita ngo kira, izina rye ko nyibagiwe, reka nze nyishaka. Ariko izina ry'icyo cyana ngo bamaze gukaraga Kimenyi Yves, ndetse bamaze kwimukana muri San Francisco. Tayari byarangiye. Kimenyi Yves yamaze ngo kwegukana umwana hatari. Ngo yamaze kuba mujyana hitwa San Francisco. Uri kumva? Kimenyi Yves yamaze kuba mujyana San Francisco. Yitwa ndera, yitwa Nimireye Kandebe mubarebere. Reba izina rye.
yitwa nde? Ko mubuze ariko ubwo urumva ibyo byose biri kuba Umutaramu yibereye i Rubavu, nawe ari muri ba bandi bahita bamanuka ako kanya. Hari ikiganiro nahoze mbona cya bano batipe bano niba ari aba influencer numbaza ibyo bakora, bano ni bande ubwo babita uyu ngo ni buri kantu na buri nguni. Nahoze mbareba ibintu bahoze batangaza bati guhostinga sakazi, ati rwose niba ufite umugore uhostinga umenye ko nta muntu ufite. Ariko kandi ko kwa mugana nk'ubu nka Kuriya Muyango aba agenda yibaranse imbere y'abantu, nyine ni umuhost arahostinga, siko kazi kera. Ni umu influencer akanahostinga, ariko si n'umu influencer n'umuhost. Ndumva hosting simbizi, ariko niko mbizi. Nanone munyibutse muri comment, wa mugani uri Muyango sibyo? Niba nta kintu wishinza cyangwa se ukaba uzi ko umuryango wawe ufite ikibazo, ikanzu yarari kubyinana hariya mwayibonye, ni ikanzu igaragaza ibintu by'imbere byose. Iyo niyo kanzu yajyanye he i Rubavu kugira ute kubyina, ngo tayari ngo uwitwa ngo Divine uwa haryo undi yitwa nde Shakira, tayari ngo umugati bawubuze. Muyango ngo yarimo yigaragaza mu gakanzu agenda azamura rubesha Abataramu. Kandi ubwo ni Muyango tuvuga ngo afitanye ikibazo nande n'umugabo we Kimenyi Yves. Ibyo reka tuze tubigaruke, ariko ahubwo reka ingingo yacu ya mbere ize kuba ubukwe. Reka ingingo yacu ize kuba ubukwe bwa Vestina n'uwitwa Idirisa. Irindi ni Murimbaza ta ngo niba ari uwaki simbizi. Vestine na Idirisa uyu munsi Emirene Ewan ashobora kubakoreyemo nka miliyoni, nanjye ngo miliyoni, ashobora kubakoreyemo nk'utumiliyoni tubiri ko guhera mu gitondo ari kuri live 20,000 biri live kugeza nimugoroba. Mpamya nashidikanya ko ibifaranga rwose Emirene hariya Ewan tayari. Ariko none hagashya kabaye nta kahe Emirene ngo niwe bambitse ingofero simbizi, ariko Emirene ngo niwe wambaye ingofero. Emirene rwose ngo yaba ari we wambaye ingofero, simbizi niba ari byo, ariko mumbwire. Kandi ngo ubwo sinari nanabizi ngo Vestine harya se we washatse cyangwa ni Dorcas Vestine bikaba bimeze gutyo, uri kumva bimeze gutyo. Vestine afite umubyeyi we papa we, ariko ubwo ngiyo ngofero niyo gushimira Emirene kubera ko yagize ate yabareze. Nibo babazanye bagira abastari, abantu bavuga batari ko Emirene arababaye. Ubwo ndacyagaruka ku bintu byabaye mu bukwe. Rero ibintu byabaye mu bukwe byo ni byinshi, ibyabaye mu bukwe byo ni byinshi, kubera ko mu bukwe ngo abantu barinze bataha batabonye iryinyo ry'umugabo witwa Idirisa. Ngo abantu barinze bataha batabonye icyitwa iryinyo ry'umugabo witwa Idirisa. Ngo Vestina bazanaga impano akisetsa ngo arebe ko umugabo yaseka. Vestina ngo akajya gufata ifoto, ariko nanjye nabirebye ibyo ndi kuvuga niko bimeze. Vestina akagenda agiye gufata ifoto ari kwisetsa, umugabo akabatereka. Noneho urabona hari ukuntu ngo umuntu wa mbere wari wananiwe mu bukwe bwabo, cyane cyane mu gusaba no gukwa, siko babyita. Umuntu wa mbere wari unaniwe n'uwitwa Cameraman. Cameraman yabwiraga Vestine, se Vestine nuko Idirisa egera umugore wawe, akaza yanga. Vestine akamwegera bakifotoza, ariko abantu bakareba hasi uyu mugabo ni karagiteri ze, niko ateye cyangwa urumva izi ni karagiteri ze cyangwa niko ateye. Kuko ngo ubukwe burinze burangira nta muntu n'umwe ubonye iryinyo rye. Aho rero niho ugomba gutinyira, niho ugomba kubonera ko ibintu binakomeye cyane. Kuko uyu munsi wa none ndaza kuguha indi ngingo
wenda muze gukurikirana iby'ubukwe mu gusaba no mu gusezerana imbere y'Imana. Pastor Mugisha niwe basezeranyije. Jackson Mugisha abantu baramuzi, ni umupastor ukunda kunyura kuri TikTok cyane, mu tuvideo kuri Instagram na hehe. Pastor Mugisha ntabwo utamuzi. Jackson Mugisha wenda ushaka kuba utazi izina rye, ariko kuba umuzi bwo ndabizi ko umuzi. Kuri TikTok tuntu abantu bapostinga ngo kuto motivation speech kuduki nyine tuntu abapasteri baba baravuze nka tumwe bajyaga bapostinga kuri uyu nyakwigendera. Uyu Pastor Mugisha rero niwe wabasezeranye. Amaze kubasezeranya rero haba habaye agashya. Aravuga ati se mugabo, kumaze kwegukana umugore wawe, ubu noneho wamuhobera, wamara kumuhobera ukamutera biso. Ati rwose ubu ngubu wamurya iminwa ibintu bigatungana nta kibazo, ubu ni umugore wawe. Ubundi ntabwo wari wemerewe kumusoma, ntabwo wari wemerewe kumurya iminwa, yewe no kurya agatunda nimwari mubyemerewe. Burango ntabwo bari babyemerewe. Ariko se abasore b'i Kigali mumbwire, birashoboka ko wenda ngo bisiga ngo birashoboka da ngo hari ababa bitonda, simbizi njyewe burange ndacyari muto, njye ndacyari umwana, mw'abantu mwe nimundebe gutya, ubwanwa tubukuyeho naba ndi umwana. Ariko se munyibwire, ariko ibyo tubyihoreye, twigarukire ku bukwe bwacu. Uwitwa Vestine n'uwitwa Idirisa Mugisha Jackson pasiteri abarababwiye ati ngaho muhobere unamusoma. Umugabo aravuga ati reka simbyibuka neza, ariko abadeperi batwandikira muri comment, ntabwo gusoma umugore wawe byemewe mwamaze gusezerana. Hanyuma se niba bitemewe, pasiteri wabibabwiye aba yabibabwiye azi ko bitemewe? Icyo nacyo ni ikindi kibazo. Ahubwo wenda ubwo twasigara twibaza tuti wenda mu muco hari w'Ababurikinabe, so muri Burkina Faso, yego wenda mu muco w'Ababurikinabe ntabwo byemewe gusoma umugore wawe imbere y'itorero. Akoserera n'itorero mu gisambu. Icyo nacyo ni ikibazo abantu batashye bibaza bavuga batari ko se ku cy'ubukwe bwa Vestine na Idirisa bwabereye mu gisambu, aho si uko ADPR yanze kubasezeranya. Umuntu akibaza akavuga ngo ko nta bantu b'abanyedini bari mu bukwe. Ubundi murabizi ADPR ni abantu bagenderana cyane. Iyo hari ubukwe bw'umuntu wabo urabizi, abantu baba bicaye imbere baba barimo. Murabizi abantu baba bicaye imbere cyane mu myanya y'imbere baba barimo. Ariko kuri iyi nshuro twabonye Vestine umeze nk'aho ari imfubyi mu itorero. None se ndakubeshya? Twabonye Vestine umeze nk'aho ari iki? Ari imfubyi mu itorero. Abantu bakabihuza bakabigarura bakongera ngo urabona ngo iki. Ariko ukuri kurahari ndetse kuranagaragara. Vestine byaranavuzwe ko mu itorero rye bamuhagaritse. Mu badeperi bamuhagaritse, ndetse bamwe mu bayobozi b'iri torero basubiranyemo, kubera ko bamwe muri bo baravugaga bati musezeranye undi mwana. Niba yashakanye n'umuburikinabe, yashaka akaba atari n'umwadeperi. Niba muri Burkina Faso haba abadeperi simbizi. Urumva? Ese ubundi nk'iyo umuntu, abantu b'abadeperi batubwira, niyo umuntu agiye gusezerana wenda avuye nko muri indi dini, ariko wenda nk'uwo mukobwa akaba ari umwadeperi, bisaba iki kugira ngo uwo mukobwa asezerane ariko muri ADPR? Tubare nyine umugabo niwe ugomba guhindura idini, agomba gusanga umukobwa muri ADPR. Bisaba iki kugira ngo idini ribasezerane? Uwo mugabo arabanza akabatizwa cyangwa nyine babasabira ibiki? Simbizi, ntabwo nzi uko bigenda. Uwo mugabo arabanza akabatizwa, ariko se ntabwo yabatizwa kubera ko batisimu n'imwe, sibyo ra? Batisimu n'imwe, kereka wenda iyo avuye ahari ngo mu bakatolike, wenda no mu nyine ahantu batabatiza mu mazi magari. Kubera ko ngo burya ngo batisimu itari yo mu mazi magari, abantu barabayobeje bababwira ko iyo nta batisimu irimo. Uri kumva? Ariko twigarukire ku bukwe bwacu. Byagaragaye ko hari absence y'abanyedini. Ni ubukwe bumeze nk'ubw'abapagani.
ushaka wabivuga gutyo. Ushaka wavuga ko bwari ubukwe bumeze nk'ubw'abaki, ubw'abapagani, cyangwa se ba bantu bagize gute, babaye adopted. Hari ukuntu nyine umuntu agenda agatanga nk'akantu nk'akaruswa mu itorero, ukuntu yamara gutanga ruswa hati nshaka gusezerana n'iki bikaba, ariko icyo gihe biraba ba badiyakoni b'idini ntibaboneka, kubera ko nyine ntibaba bazi n'uko byagenze. Urumva, ba mama pasiteri n'abandi ntibazi uko biba byaragenze. Nyiri itorero niwe uba uhari, yamara kubasezeranya nawe akatsa imodoka akigendera, mugasigara muri mu byanya. Na Vestine ubukwe bwe niko bwari bumeze, kandi ibi ntabwo bivuzwe uyu munsi, byavuzwe na mbere y'uko ubu bukwe butaha. Kubera iki? Ni Vestine byanagaragaye ngo utuntu tw'udusuko ngo duki, ese undi buriya kuriya yari ameze byo barabyemera? Kuriya yari ameze byo abanyedini barabyemera? Njye munyibwirire niba babyemera, mbashe gukurikirana. Wenda wa mugani ashobora kuba wenda nyine ari ubukwe bw'abasirimu, wa mugani ubukwe bw'abasirimu ngo butahwa na bake, nabo badiyakoni bakaba batemerewe kuza kuvumba. Nabyo birashoboka, nabyo birashoboka ko umudiyakoni atemerewe kuza kuvumba. Ariko noneho ikintu cyakanze abantu ni ikintu cy'ukuntu usezerana n'umuntu nta muntu wo mu muryango w'iwabo uhari. Bari bahari yego, ariko se abatashye ubukwe mwabonye bangahe baba burikinabe? Twagira ngo umukobwa yirongoye, wagira ngo yikoreye ibintu byose, ategura ibintu byose. Kuko umugabo niba yateguye ibintu byose, agategura akishyura inari conference n'ibiki biriya byose, yakabaye azana na famiye ye nini cyane, nini cyane. Ko niba nabyumvishe n'umugabo nari kwibuka izina rye niwe wamusabiye, ariko ibyo byo nibisanzwe. Wenda ntabwo bari kuzana mu burikinabe ngo aze asabe kandi wenda atazi n'ikinyarwanda, ibyo byo birumvikana. Ariko se ubukwe butagira bene wanyu bubaho? Uyu mugabo nta muryango agira, ko twabonye ubwa ya famiye y'ibizungerezi ntitwabubonye, bwa Nuza ni Naomi, yego Naomi ntitwabibonye, harimo abantu benshi. Kandi icyo gihe ni nako byagenze. Icyo gihe twabonye ubukwe burimo abantu benshi bo muri Ethiopia. Twabonye ubukwe, wenda Meddy nahingiye kwa ngo Meddy, ariko Meddy we n'umugabo, nahingiye kwa ngo twabonye abantu benshi bo muri Ethiopia. Ariko se kuri Naomi ntitwabonye abantu benshi bo muri Ethiopia? Ariko uyu munsi Idirisa simbizi, sindabasha kubimenya, wenda ejo nzabibabwira. Ariko Idirisa se ni imfubyi ku buryo nta famiye agira? Waba utayigira se? Nta n'inshuti agira? Ubukwe bwari bwitabiriwe n'abanyarwanda ku kigero cya 98%. Ubwo bivuze ngo ni umugore rero yirongoye. None se abantu bataha ubukwe tubara urugero ku ruhande rw'umukobwa, bataha ubukwe, tujya kuvumba ubukwe kugira ngo turebe umugeni, turebe n'umuryango aturutsemo. None abatashye ubukwe barebye umugeni gusa, ese umugabo ari umugeni, ariko ntibabonye umuryango aturukamo. Icyo nacyo abantu bakavuga bati kirakomeye. Nabo bakareba indoro y'uwitwa Idirisa, niba ari Idirisa, bakabona ntashaka no kuvuga. Uwo Idirisa ntiyashakaga no kuvuga. Ari nacyo abantu bavugaga bati ahangaha niho uba ugomba gutinyira. Ahangaha niho uba ugomba gutinyira. Niba kuva saa tatu za mu gitondo, kuva saa 3 za mu gitondo kugeza ku isaha na n'aka kanya ndi gukora ikiganiro, ngiye ntekereza ko biracyarimo, kuko wenda nyuma yo gusezerana sinibuka gahunda z'ubukwe ukuntu zari zimeze, ariko nyuma yo gusezerana bagira bate, se bajya kwiyakirana. Kwa ko nibona invitation ngo nyuma y'ubukwe abatumiwe bazagira bate. Ababonye invitation ye ntabwo birimo, bishobora kuba birimo, ubu bikaba bikirimo. Ariko kugeza kuri iyi saha umutaramu ngo ntaraseka. Reka ibaze kugira ngo umukobwa yirirwe yisetse nk'inyamanza yabyaye babiri, urumva, ariko umugabo atanareba gutya ngo aseke.
Vestina yahereye mu gitondo yisetsa nk'inyamaswa guhera mu gusaba yisetsa, yinjiye yisetsa, mu gusezerana ariko areka ibitwenge byari byose, ariko umugabo ameze atya none se arya ubwo uwo mukobwa ntagiramo ubwoba? Uwo mukobwa ntagira ubwoba? ari njye nabugira? ari njye nabugira? aho buri umuntu reka buriya rikambwira, hari umuntu ushaka guhita asobanura akambwira ngo ni karagiteri, ngo niko abagabo bameze, ngo ni kuki. Okay, birashoboka. Ariko umuntu akagusekera kuva mu gitondo 3 kugera 3 z'ijoro, wowe utaragira n'akantu wenda ureke guseka nyine nk'abagore, wenda birumvikana uri umugabo, ariko n'akamwenyu okay wenda nako karorera, ariko se n'isura. None undi ameze atya, pasiteri ari kuvuga akagira ati none pasiteri Mugisha yambwiye ati muhereza peso, gira ibyo ugira. Arangije aramuhobera, ibyo bihita birangira. Nese ubwo ngubwo icyo gihe uba ugaragaje ko ibintu bitameze neza. Ariko se abantu bakavuga bati ariko se Vestine y'imyaka 20 ko wakunze amafaranga cyane, ugiye kwishingira umuntu utabiseka, umuntu utamwenyura w'imyaka 40, ugukubye kabiri, ujya kungana na papa wawe, noneho atari n'umuntu uri sociable, wenda atari n'umujene ugezweho, wenda iki n'iki, ubu koko ni winaze mu ntuza. Ariko nanone ku rundi ruhande tukavuga tuti se ibyo ngibyo ababanye bangana, cyangwa nka Vestine nuza nka Muyango na Kimenyi bari bari ku kigero kimwe, bo byatanze iki? Si Muyango uri guhostinga i Rubavu, ntari kugenda anagatya abantu bagira bake, abari kureba ibirori baryohewe no kurebamo ndani, ntabwo baryohewe ngo n'imibyinire ngiki, kandi uwo ni umugore. Ariko se ubundi kari nk'ibyo byose, ubundi nk'umusore w'i Kigali ajya kwifata akajya gushaka, okay wenda hako icyo gihe Muyango yari akiri muzima, nuko nyine ushaka umuntu akaguhindukana. Icyo gihe Muyango yari akiri muzima, ari muri Miss Rwanda, yari umwe mu bantu watangira ubuhamya ukavuga ati uyu ni muzima cyane. Ariko nyuma y'igihe runaka, ariko se ibaze hako wa mugani ibintu birahinduka. Kimenyi yashakanye na Muyango, Kimenyi ari we musitari, ko Kimenyi uri umuntu ubukina muri APR ari uwa mbere, akajya muri za Reyo, muri za hehe, aba ari umuntu ukomeye, sibyo? Ariko nyuma y'utwaka tungana, uyu munsi none Kimenyi ntashobora gufungura n'imishumi ya Muyango. None ngo saro yonyine niyo Kimenyi yari asigaranye, nayo ngo yarahombye. Kimenyi ariko yamaze kubagira ate San Francisco, yamaze kuba yikozayo, aravuga ati nanjye ngomba kugenda kwigaragaza. Yahunze ngo yanyuze muri Qatar, arangije ahita afata yerekeza San Francisco, aragenda ewana ahantu ngo ku mucanga. Ariko izina ryo mukobwa ko naryibagiwe, ariko reka tunaryihorere kuko n'ubundi iryo zina reka ribirwanga. Ariko ngo witwa Rusheshangoga, Rushengura bari ngo yamukaraza ikintu cyitwa pasi, aramubwira ati genda hanyuma uzagaruke byararangiye. Ubwo nyine nawe yabaye ubwayago wahunze igihugu. Hakoze noneho ko mbona byageze aho abagabo aribo bari guhunga. None hakoze wenda yagowe niyahunze umugore, ariko yagowe niyahunze umugore ngo yahunze abamwanga. Hanyuma Kimenyi wahunze iki? Ahunze umugore, ahunze amagambo, ahunze iki? Ariko njye nyibonera video ya Muyango, nahise mvuga ni hoya Kimenyi ahubwo naho yari amabuye, ntago nakandira. Nanjye nyirebe iriya video nahise mvuga ni wapi, nahise mvuga ni kime igendere, ubageze San Francisco nabivuze. Nahise mvuga ni rwose igendera amahoro, nugira Imana bikaguhira ukabona yo n'akaraka ko guhanagura muri wenda muri supermarché, cyangwa se ndukogoshamo bamubumbye Bernabe. Harya ngo nibo harya ninde wogosha? Ni mubumbye Bernabe, ni sinzi uwogosha, ariko ashobora kuba ari mubumbye Bernabe undi
sinzi umutaramu wogoshe rwose ngo muri Canada ko si mubumbyi wapi ntabwo ari umutaramu yitwa Iradukunda Beritara Kanyarwanda. Beritara si umwogoshi, nawe ugenda ushaka akantu nushaka ukirininga by'ubumukirina wo muri toilette, cyambere nuko uzaba warahunze igihugu kandi tuzi ko uri mu diaspora. Ayo nta makuru ari kuvugwa ku mihanda. So ngira ngo wenda kuri reka ibi bintu bya Muyango, dore n'ubu ngubu ashobora kuba ari guhostinga ibintu biri kubera i Rubavu ngo nta kamaramaza, umuntu utari i Rubavu sinzi ukuntu ngo ari kubaho, umuntu utari i Rubavu iyi minsi ntabayeho. Si turi mu kwa karindwi, hari ubwo nyuma y'amezi 9 n'iryari ewana ngo hari abana baraba bitwa za Rubavu, Ikivu, sinzi n'amandi mahoteli yaho numvisha amazina yaho. Ikibabaje nuko abo bantu rero bazaba batazi base b'abana babo. Bashimire cyane, tuzasubire ku munsi w'ejo. Amakuru TV ukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ciao ciao.